tugarutse turi kumwe na MC Gasafuriya kajerekani gasupere gafurusheti se cyangwa se Kimamiro cyangwa se Cyamanyora cyangwa se Lion cyangwa se Tiger cyangwa se Waruzi hano kuri Ngurugutu TV. Reka twigarukire n'umutagatifu. Noneho rero ikipe iravuga ngo mbwira abantu 12 ngo bari intumwa za Yesu ngari kubavuge bari hano ku isi pana b'icyo gihe ngo vuga amazina ya abigishwa ba Yesu bo uko wongereho nijyawe. Reka twibarukire noneho urumva umusani wa mbere yaravuze ati kuburiho nicyo gishoro bamwita Jay Polly ngo tangira business ko hano manyi abandi bakurushije ngo uziga ishuri urushane beshu cyane buteye shoti witwe Kashimani Mani. Umusore bamwita wa kabiri ebana bamwita Gangster baravuga ngo ni Bulldog Buda Dabo Madaboti jisho ry'uruvu garangije aravuga ati ngo Kaplo Pilo Mashiri. Umusore wa gatatu bamwita Amajide Black garangije aravuga ati mpaka nge sinshaka gusubira mu cyaro nambutse Nyabarongo sinshobora kongera kuzambuka Nyabarongo ukundi ngo yenda nzabe nk'umugati. Pifula wahita agaruka aravuga ati Pifla wajogo nawo muhanuzi arangije nawe akubitamo afroye. Gizo nizo ndwanyi za Yesu ngiyo ndwanyi ya kane none irenze gagaruka bamwita Fireman arangije aravuga ati nyega ati muzadukumbura nicyo cyatumye tuba abahungu ngo kugira ngo tuzakora umuziki ngo nicyo muzatwibukira ngo nago muzatwibuka twapfuye. Arangije agaruka mu njyana ze zitandukanye arangiza ati amashimwe ati shalom ati cyubahiro n'ucy'Uwiteka. Izindi ntumwa ziba ziri aho hafi. Medi warangije aravuga ati ngo urukundo ngo ni amayobera. Arangije arambuka ava mu Rwanda ajya kwirebera urundi rukundo rw'ahandi nawe yari icyamamare mu bigisha ba Jesus. Bruce Melody ngwanye ya gatandatu Melody warangije arababwira ati nzabakubita ikinyafu. Melody ngazajya bakubita ikinyafu. Ubwo nibwo bwari ubutumwa bwe bwiza. Noneho ndumiwe noneho reka twigarukira n'abandi basore baba bagiye batandukanye. Tugeze ku mwanya wa kangahe? Ni uwa munani. Umwanya wa munani Tom Close arangije aravuga ati mbwira yego ngo niyo wagenda ngo nzarara nkanuye kugeza igihe uzagarukira ngo mbwira yego. Sha mwari murenze mwabasore mwe. Izo zarindwanye zimwe Yesu yitwazaga ariko arangije arazibwira ati mbasize ku isi muzavuga ubutumwa bwiza. Yola Gitoko warangije arazima ariko asiga umurage. Arangije arakubwira ati umukobwa ni ikibaju gisupusupu umuhanuzi nyawe. Noneho we yaraje aravuga